nyine ukumva nk'umukobwa mutari musanzwe muvugana aje kubaza ariko Chantal ntiwambabare ukambwira ukuntu umuntu ashobora kujya mu mihango nyine mbere yuko ayijyamo ashobora gusamana nyuma yabyo nicyo kintu nazibagirwa andebye nyine urukumva kuko njye nari mpfukamye mureba urukumva we abakristo yarabarebaga ntabwo njye namenye ko bari kundeba nyine we yese agwa mu kantu ati Chantal uratwite ni yego yarakuze yaranze nyine twarahuraga kuko urukumva ni wari ufite imirimo ni padiri mukuru w'urubyiruko wa ntoza wa paruwasi nyine bakomeza kumbwira yikuremo naje no kunywa umuti wa mbere wowe ukuye hehe ni uwo mushiti wanjye wawunzaniye ubwo wari umuti bwoko ki umuti ukuramo inda narawufashe nawe yagombaga kuguha mu byiciro 3 ubwo yagarutse mu gihe kingana iki yarawuguhaye yagarutse haciye iminsi 4 ibishika bikunda kuhagaragara ni nk'uko ushobora gukundana n'umuhungu nyine bitewe n'ikiwanyu bakwimye ukumva yuko nta kiguha nyine murakundana pe ariko nta kiguha nambaye ipantaro niko gambere nari nyambaye intwite maje kuyambara hari agasozi k'iwacu duteganye nambuka mu gishanga imvura yamaze iminsi igwa ndahasimbuka yego maze kuhasimbuka nyine ngo hakurya numva nta kintu na kimwe mbaye nazamutse ku gasozi inshuro ntabara nazamuka niruka nyine ndi muri siporo ko igihe nicariye nyine numvaga narambiwe kandi wari wambwiye ko inda yageze amezi angahe 9 yego wumvishe bikujemo gusuragenda yego naragiye nkajya nzamuka niruka nkamanuka niruka ngazamuka niruka mpaka inshuro 16 nzamuka niruka nkamanuka niruka wumva gutekereza iki se muri wowe ngiye numvaga ntazi imbaraga ahantu nzikuye kuko muri ayo mezi ya mbere nta mbaraga nari mfite no kujya mu kazi nyine nagendaga ariko akunda kumvaga papa ntahura na papa hanyuma rero narirukanse ndirukanka imyenda yasinduka amazi uri wenyine ndi njyenyine ngazamuka niruka nkagera hejuru ku gasongero k'umusozi nkongera nkamanuka niruka ngasubira mu gishanga nkongera ngakata nyine ku buryo ndi buzenguruke wa musozi mama ahagarara hakurya nyine hamwe mu rugo arandeba aravuga ati se umukobwa wanjye nongeye kubaha ikaze mu kiganiro The Struggles of Single Mothers ikiganiro kivuga ku buzima bw'abamama bibana ubuzima banyuramo umunsi ku munsi rero niba ari ubwa mbere duhuriye mu kiganiro nukuri subscribe share na comment ni inkunga ikomeye cyane kugira ngo ubutumwa bwacu bugere kure ku bandi bamama batandukanye hanyuma ihumure gukomera no gusenga nibyo bintu bya mbere bitwegereza Imana bikatwibagiza bya bibazo duhura nabyo uyu munsi rero turi kumwe n'umumama ukiri muto reka tumuhe ikaze atwibwire amakuru yawe ni meza meze neza amakuru yanjye ni meza nyine ndashima Imana wazamaye ku musatsi se ngewe ko wanze gukura we ko mbona ufite mwinshi ntabwo byoroshye kuwutunga wabigenje ute ni ukuwutereka gutya gusa ntabwo njya nsuka nyine ni uguteramo agakanta gusa uri umurokore se oya ndi umukatolika oya mbwira ibanga wakoresheje kugira ngo ugire umusatsi ungana gutya si ubwo uragenda utampayeho bibaho nyine ntabwo biba byoroshye gusa nk'abakobwa cyangwa se abana basoje kwiga njye nyine numva gusuka ntabishobora ntabwo nabikora ni ukuwutunga gutya ubu nyine ni ugusokoza ubundi ngashyiramo ibituta nkawuhambura agiye gusenga nta kindi kintu kidasanzwe washyizemo usengera hehe mu bakatolike usengera mu bakatolike ufite umusatsi mwiza n'ukuri urakoze abasingo madase urabazi yego ndabazi nyine bitewe n'uburyo tubavugamo ko abenshi ntago ariko tuzi urwo rurimi ahubwo nyine twebwe tuvuga abakobwa babyariye iwabo abakobwa babyariye iwabo rero uri imbere ya kamera ya The Struggles of Single Mothers ni ikiganiro kivuga ku buzima n'ingorane abamama bagenda bahura nazo abo bamama wavuze babyariye iwabo ariko ibyo bintu banyuramo cyangwa se ibyakubayeho n'ibyabaye ku bandi bamama bagiye batambuka hano tukabyumva tukabyigiraho kugira ngo
ejo uwo bitarabaho bitazamubaho cyangwa se n'uwo byamubayeho ntiyumve ko ari wenyine, bikamufasha gukomera. Nkuhaye ikaze rero mu kiganiro, tubwire amazina yawe, utubwire n'impamvu wahisemo kutuganiriza. Yego murakoze. Amazina yanjye ni Iradukunda Marie Chantal, mvuka mu karere ka Muhanga, umurenge ni Nyamabuye. Impamvu rero nahisemo kuza gukora ikiganiro tukagikorana, nagira ngo mbwire abana b'abakobwa bari inyuma yanjye batarahura n'ibyo nahuye nabyo, kwitwararika nyine ntibumve yuko bashobora gushidukira ibintu runaka, kuko nanjye ahanini navuga ko ari byo nazize. Wavuga ko ari byo wazize? Yego. Ariko nyine nagira ngo mbabwire be gushiguka, bumve yuko nyine ibyo bababwiye ari byo, ahubwo bo bigenzure, barusheho gutekereza cyane mbere yuko nyine bahura n'ibyo nawe nabyo. Ariko ntabwo mbibifuriza kuko biragoye, bituma umuntu yisanga mu buzima atarazi, ataramenyereye. Nyine bashyiremo ubushishozi. Yego. Rero ni ukuri ndakwishimiye Chantal, ndakwishimiye ni ukuri. Ngaho rero tubwire inkuru yawe, hanyuma uze kuyivuga neza kugira ngo hatagira umuntu utagira icyo asobanukirwa kandi ushaka gutangamo inyigisho. Uhawe ikaze. Murakoze. Nk'uko nabivuze, mvuka mu karere ka Muhanga, umurenge ni Nyamabuye. Ku nkuru yanjye rero nagize amahirwe yo kugira ababyeyi bombi, ndabafite. Hanyuma nyuma yo kubagirangira amahirwe yo kwiga, ariko sinakomeza, ngarukira mu wa gatandatu primaire. Mvamo nyine numva kwiga ntago mbishaka, ahubwo nkumva nshaka gukora nkagera ngiye icyo ngeraho ngiye ubwanjye. Hanyuma naje kubona akazi nkarangiwe n'umushuti wanjye, ndagenda tubana n'umumama n'undi twari inshuti, ubwo kumva ni hano i Kigali. Naraje ndakora, umumama afita nk'umwana we. Yaje kugera igihe rero ndi umuganga nyine utagira umupaka, bari abakorera mu bihugu ibyo ari byo byose. Arambwira ati se uriteguye tujyane? Ndamwira hoya, ntago nagenda mu bintu nandikiwe, ntago nandikiwe kurega mu Rwanda. Kubera iki wumva ko utari warandikiye kurega mu Rwanda? Ntago nabyumvishaga, kwibaza ukuntu ngiye kugenda mu rugo batabizi. Kandi wiwe yarambwiye ati we nzaguha umwanya ugende ubasezere, ugende nyine babwira aho ugiye. Nkumva nyine uko navagayo njya mu rugo nkakoresha iminota mike, nkayavuga se nzajya mbona y'indege kuza buri kwezi. Nyine nkumva biragoye. Ndamwani rero nyine uzajya uza gusura muri famiye uko twari duturanye, niho nzajya nkubonera nta kibazo. Ariko niba ubishaka ndagushakira undi mwana mujyana. Arabyanga, aravuga ati oya, ati we hari impamvu nari nkwizeye. Nyine sinabitindaho, ndamuhakanira. Naje kujya mu rugo, mbona akazi ko gukora muri resitora. Naragakoze nako umwaka wose, ko nakoranaga n'umumama n'ubundi nawe umusingo mother. Nyine akansiga mu kazi, akagenda yaza nkamuverisa, kwe hari bwamaraga icyumweru, ibyumweru bibiri, ukwezi se, nkakora nyine akazi ari akanjye, nta muntu n'umwe ndi buvuge ngo ndasiganye. Nawe rero twaje gutandukana, ndamureka. Nyuma yaho naje kujya mu rugo. Ngeze mu rugo nyine navuga ati se ko wicaye uri kumva wowe ubwawe wicaranye iki? No ko papa nyine ntago ari umuntu tujya duhuza cyane. Ndamwihorera, hari rimwe na rimwe nyine nkabona akazi ngasanga karataha gatinze, akambwira ati bisimba ishaka. Akahe kazi? Ko muri resitora n'ubundi, cyangwa se muri alimentation. Akambwira ati ibintu byo gutaha saa 3:30 ukagera hano saa 4 ntago mbishaka. Ujya ureba ahandi ujya gukomanga. Nyine akanzitira. Nkabura ukuntu njya mu kazi, nkaguma aho ngaho, nkabona nyine biri kungora. Naje guhura n'umushuti wanjye rero, umusheri wanjye. Twarahuye, waje guhura n'umusore. Yego. Turakundana, dukundana igihe kirekire. Ubwo mwakundanye nk'igihe kingana iki? Hafi imyaka 2 n'igice. Yego. Naje rero kumwizera, arambwira ati none se uri kubona dukeneye kubyara, akanyamaze se uzurumva uzabyara ryari? Nyine ya magambo uri kugana na sheri wanjye, nkambwira ni umwaka utaha. Umwaka utaha rero wabaye umwaka utaha, cyarangiye byaye. Hanyuma rero naje kumwizera. Nyuma yo kumwizera nyine we arampemukira, antera inda. Bimenye inda ifite amezi 3. Yego.
ndavuga se mana nzajya gukora gute se nzabigenza gute nyine ntangira guhangayika mvuga imyenda y'umwana izavayo kuko nicyo kintu cyari kimpangayikishije nyuma yaho rero nabibwiye umushuti wanjye naje arambwira ati reka da Chantal iyo nda ni ukuyikuramo ndavuga ndapfuye mbese ninyikuramo ikampitana none nyine njye ngatekereza wa mwana we niwe wemeye yuko umwana nza mu nda ni wowe nyine ugomba kumutegurira ejo hazaza he njyewe ubwanjye nta kintu mfite cyo gukora nyine bakomeza kumbwira yikuremo naje no kunywa umuti wa mbere wowe ukuye hehe ni uwo mushiti wanjye wawunzaniye ubwo wari umuti bwoko ki umuti ukuramo inda nyine iwe yaje ambwira ko ukuramo inda ndavuga ni nyine ntakundi n'ubundi ngomba kuwunywa wese rero ukuye he ntabwo mbise nyine kurigisha umushiti wawe inama hanyuma rero akabwira ati njye reka ngufashe yarawunzaniye njya mu cyumba ariko nyuma yo kujya mu cyumba nkumva umutima uri kuwurya nkambwira ati Chantal tekereza neza ko Imana yakubwiye yakwizeye ko uzayibyarira cyangwa uzabyara hakaba hari abandi bamubuze wowe ugiye kumwicira iki ese numwica yego urakomeza witwa umukobwa ariko imbere y'Imana uraba ufite ikosa rikomeye ati tekereza wabaye umuhereza wabaye umuririmbyi uri umuyobozi w'urubyiruko nyine mbura amahitamo umuti rero narawunyweye wari umuyobozi w'urubyiruko hehe muri santarare ya Biti ubwo ni paruwasi Saint-Andre Gitarama wari umuyobozi w'urubyiruko yego nari sekereteri yego ndi mutima ukambwira ati ese uzongera kujya kuririmba uzongera kujya guhereza ese rwa rubyiruko uzongera uruyobore ati bagutoye bakwizeye ndavuga mana yanjye ndakora iki umuti rero narawunyweye maze kunywa hacaho isaha imwe numva ngize ubwoba ndavuga mana mbabarira umwana wanjye ntavemo nyine ukumva umutima wari ugarutse ndavuga mana undi nawunyweraga iki ese wampaye imbaraga zo kuwugarura ariko nyine ntabwo byari bigicobotse naje kujya gusenga rero mu by'Imana abantu bahazi ngenda mvuga ati mana ndakwingiza umwana wanjye ntavemo kuko yego nakoze ikosa narashutswe pe byarangwiririye ariko se mu ikosa nakoze nshyiraho no kumena amaraso ubwo nyine niko njye natekerezaga nawe ndavuga ntabwo byaba ari byo mushiti wanjye rero yaje kunsura arambaza ati se byaratunganye ndavuga ni biki niba umuti waranyweye ni yego nari nzanye uwundi narawufashe nawe yagombaga kuguha mu byiciro bitatu ubwo yagarutse mu gihe kingana iki yarawuguhaye yagarutse haciye iminsi 4 yari yakubwiye ngo azajya aza buri nyuma y'iminsi 4 yego yazaniye uwa kabiri ese ubundi byari ibiki byari ibyatsi byari niba uri kubona ni umuti wari umeze nk'aho usekuye bashyizemo amazi ukumva nyine ni umuti wo kunywa nka kuriya bakora imiti y'inzoka nyine mu cyaro aba ari wanzanira ese ubwo ngubwo kuki utamubazaga ngo wawuvanye he wapfuye kunywa ibyo bintu koko njye naranyweye nyine kumvaga umutima umwe warambwira ati ndayikure undi akambwira ati ibyo birakureba yego uzakomezwa witwa umukobwa ariko ushobora kuba ari uwo mwana wenyine uzaba ugiye kubyara ndakomeza nyine ndatekereza ndamubwira nti rero nta kibazo wumva narawufashe maze kuwufata njya mu cyumba cyanjye ndafunga ndavuga mana naje kugusenga nkwizeye mbabarira umpe imbaraga zo kurera uyu mwana kandi umpe ubushobozi bwo gukomeza kuba muri sosiyete n'undi narindimo sinumve mperanwe n'agahinda nyine nisanzure kandi ikindi uzandinde kuyihisha kuko n'ubundi nzayihisha n'ubundi kirembyare rero naje kuwufata umuti ndawubika aho bugeze nyine umutima urambwira ati genda umene muri toilette ndagenda ndawumena ategereza yuko indi ivamo arabibura n'undi mutima umwe akambwira ati se reba iwe yarabyaye none wowe araguhojeje ngo inda nuyikuremo ese ubwo ukumva nko ku munsi w'imperuka abantu nyine dusenga tuba dufite ibintu byinshi twizera nko ku munsi w'imperuka amarira ya rwa ruhinja uzavuga ko waruhoye iki ndavuga ni mana yanjye ibintu birakomeye hanyuma rero narabyihoreye ndabikomeza inda ndayibana nyuma y'amezi 4 naje kujya kwipimisha narebye umujyanama w'ubuzima mu mudugudu mwaka gataransiferi njya kwa muganga ngezeyo nyine ukumva nta mugabo yari mfite none se wa muhungu ntago wasubiye kumubwira ibyawe wa muhungu naramuhamagaye kuri telefone kuko
bitewe n'akazi akora ntabwo nari kutamubona naramuhamagaye nyine numva yandakare ndamubaza se ko warakaye byagenze bite ati nyine ndi kumva ntagushaka namubwira okay none se ko utanshaka nkaba ntwite inda yawe urukumva ngewe ibibazo nzabicamo njyenyine kandi twarabikoranye njye nawe ati hoya ati ibyo ntabwo ari uko babirapa naratuje ntabwo nahise mpubuka kuko nari ndi mu kazi ndavuga mana nashaka agende ngewe imbaraga zo kubona ibikoresho by'umwana mubyare mushyiraho ngaho ngiye n'umwana wanjye uturemere ubundi buzima bushya hanyuma rero ubwo byarakomeje njya kwa muganga ngezeyo kumva barantutse bambwira nabi bambaza umugabo ngira nawe muhamagara ndi kwa muganga yanga gufata telefone ko twari twanye gahunda yo ko turi bujyane tukajya kwipimisha aranyihinduka nyine ndabireka sinabikomeza navuga mana yanjye we icyangombwa ni uko umenyera umwana uri mu nda naragiye barampima bampa gahunda yo gusubirayo nageze mu rugo impapuro bampimiyeho hari agafishi batanga kwa muganga kerekana igihe uzabyara cyangwa se inshuro waje kwipimisha ukajya bazandikaho ndagahisha kugira ngo mama atazakabona ko nari mfite mu nda hatoya kandi ndifite amezi 4 nta muntu n'umwe wari kumenya ko Chantal atwite byageze aho ngaho nyine ndavuga mana nanjye wampaye akazi yigira mu kazi nkajya ngenda mu gitondo nzindutse nkagaruka ndyama cyukunye ntawe umenye ibyanjye Imana yo kabyara rero birakampaye nkajya ngenda mu kazi mu gitondo nkaza nkahita ndyama naba nanatashye kare nkaza nyine nkareba abantu mba nicaye mu ishyamba nkarindira ko bwira kugira ngo nakubitana na papa rero papa yaje kubimenya aravuga ati nyamara ati nubwo Chantal agenda gukwepa Chantal aratwite arinde bimubwira ntago nzi ahantu babimubwiye niba hari ari uwo mushito wanjye wajya akabivuga ntago mbizi barabimubwiye ati Chantal aratwite abarabimbajije namwana wapi none se uguru kumva ngiye byo nabikora ati nyine ati magambo ari hanze nk'umubyeyi nyine ndavuga Imana we babarira ukomeze ume mu nda hato ariko nk'umwana umwana wanjye nawe yaravuyemo nubwo gihe cyaje kugera ngiye ubwanjye ndabivuga mbibwira mama ndamubwira nti mama rero nyamara ndatwite ariko umumama twakoranaga mu kazi we yarabizi kuko nari narabimubwira arambwira ati wowe nuzajya wumva unaniwe nta kibazo ujye utaha hakiri kare ko nyine nawe namwisanzuragaho mama rero mbimubwiye nyumva kubyakira byahise bimugora aje arambwira ati rero Chantal ikintu cya mbere ngiye kubwira irinde gukuramo inda mama yego ikindi cya kabiri utekereze ahantu uzakura ibikoresho by'umwana icya gatatu rero ndakwiyemye sinzigere mbona wihebye uzakomeze nyine ubeho uko warubayeho navuze ndetse mama akabyakiriye neza papa we biragenda bite ko papa ari umunyamahanga papa rero reka azabimenye abimenye aragaruka arabimbaza dongera ndahakana no bita bitera amatiku mu ruhu ndaje rero mba ndatinyutse ndabimubwira ati ubwo nyine urananiye none se nkora iki nyine bibaho ngaho amatiku ariko nkajya nigira mu kazi igihe rero cyaje kugera cyo kubyara wa muhungu n'uzi utarongera kuvugana ariko we akaba yarambwiye ati ngewe nzaguha ibikoresho by'umwana ndamureka nyine ndategereza nkagenda nkagura mu mafaranga nakoreye ko nahembwaga buri munsi nkavuga ni mu minsi 5 ndagura ibikoresho by'umwana noneho sinekereze ngo wenda nshobora kugenda nkagura biriya bikeya cyangwa byinshi bigize nyine bisanzwe nkavuga umwana wanjye zambara nk'umusirimu nyine nk'umwana niko watekerezaga nkagenda nyine ibikoresho bimwe by'ibanze ndabigura bitangura amari icyo gihe maze kuyigura ngura n'ingufuri 2 ndavuga nimba nta muntu uzigiye amenya ikiri buri iyi mari nkajya nza ngashyiramo mama nyine nawe akamfasha yababonye imyenda ati se ufite amafaranga ntiwapi ati rero ati hari nabonye udusarubeti 2 ati buriya nta kuntu twaba tudufashe nkavuga nti wowe niba uyaafite ntari biyatange nzayishyura akamfasha nyine ariko papa tutarebana mu maso papa nyine iwe twajya no guza amaso ngahita nsohoka niruka
rero inda ifite amezi 7 naricaye mu rugo ndahicara nasohoka nkigera ku zuba sereri kankubita ngasubira mu nzu niruka papa ati nyine ati icyo washatse se yego ariko wamana uko iyo urebye ubona Chantal narananiranye ku buryo byibuze buri muntu wese ambona yuko nananiranye kandi nyine abantu benshi twari tuziranye hanyuma rero ndavuga ni Mana yanjye rero mpagukomera kuko njye nasenga nkavuga mpagukomera ariko unkuriza umwana nyuma yaho gato rero naje kujya mu ntebe ya penitensi hari igihe cya Noheli ngezeyo rero mu ntebe ya penitensi abandi bose bavaho ngerwaho ngezweho nta kindi kintu nicujije kuko numvaga icyo kintu kindemereye ndavuze Imana ibabarire icyaha cyo gushaka gukuramo inda no padiri yahise andeba nicyo kintu nazibagirwa andebye nyine urukumva kuko njye nari mpfukamye mureba urukumva we abakristo yarabarebaga ntabwo njye namenye ko bari kundeba nyine we yahise agwa mu kantu ati Chantal uratwite ni yego yarakuze yaranze nyine twarahuraga kuko urukumva ni wari ufite imirimo ni padiri mukuru w'urubyiruko wa ntoza wa paruwasi none urukumva twarahuraga igihe kinini none urukumva mu kiliziya ndakoragamo umutekano nyine dufasha abantu kubicaza aho ariho hose tugahura nyibivuga rero ngo ndatwite yahise andeba ati nta soni ni yego muri penitensi muri ese baba bari kureba abantu baba barimo barareba nari nzi wenda haba harimo nk'akantu kijimye ku buryo atashobora kubona umuntu kumubwira ibyo bintu navuga ko nk'umuntu umwe ashobora kuba yicaye hariya na padiri abakristo bari ku ruhande hanyuma amaze kundeba yaguye mu kantu nyine amara nk'umuntu atatongera kunsubiza n'umutima urarya umutima ndiye ndavuga Mana magukomera urumva ati ngaho komeza ariko nyuma y'uko usoza ugende wicare hariya daje yego ndavuga se padiri agiye kumbwira iki ndamukwepera he ntaho byarakomeje rero abandi bose barasoza araza turaganira mubwira uko byagenze ahanga ati rero wowe ugomba kwiyambaza Nyagasani kandi ingabire za Roho Mutagatifu zigukwiremo urumva ati kuba waratekereje kubikuramo nyine ntubikore ati nuko hari impamvu nyine Imana yatumye ishaka kubyara ati ibintu byose nyine ntukajye ubikomeza numva nyine nawandemyemo icyizere byarakomeje rero inda igize amezi 7 ngo 9 hari igihe cya Pasika ku wa 4 mutagatifu ubwo nijoro nyine Yesu aba yapfuyemo naravuze sema abandi barajya mu misa nsigare nta mbaraga nari mfite ntabwo nari nyishoboye kwiterura ndavuga ati imbaraga njye gusenga nibwo bwa mbere nari nsuye mu kizi kuva nava mu ntebe ya penitensi kuko najyaga kujya nyine nkumva mfite isoni basi uyu munsi wampaye imbaraga nkajyayo ko nabivuze saa 10 misiri utangire saa 12 ndavuga se bo isaha imwe ndaba ngezeyo ko kuva mu rugo ugerayo ku muntu wihuse ni minota 40 ndavuga rero genda bijye kogera nkajya gusokoza ntabwo nenzi gutega igitambaro radio kandi nanone kujyana ingofero mu kiriza ntago aba ari sawa nabibwiye mama ntabwo ati niba ufite intege nta kibazo wagenda ndaguma hano mba narakarabye vuba nambara ikanzu yanjye rwose n'indi imbere ndagenda mpura n'abantu ngo Chantal ngo uzi yuko ngo ibintu narose ari byo ndavuga se warose ibiki gusa ko narose utwite ngo nyine ngo ufite umwana ngo ubundi njye nabonye uri bubyara abana 3 niko umuntu yakubwiye ndavuga ni Mana yanjye n'umwe nimbabariro mumpe nta kibazo nzagwana nawe hanyuma rero ndamubwira nubwo nyine inzozi zawe zibaye impamo ariko kubyara abana 3 nta kintu nkwijeje ingenzi ko ari umwe ati nyine ntabwo yari ari kubibona se kutwite cyangwa yabikubwiye abibona iwe nyine yabimbwiye abibonye kuko nawe twarakoranaga hanyuma nyine aho ngaho mu rubyiruko arangije arabimbwira ati tumva ati ngiye nabonye utwite mu nzozi zanjye nabonye utwite nabwo rero nibyo urumva nari nambaye ikanzu nta muntu n'umwe keretse wenda nk'umuntu mukuru ko buriya abantu bakuru ukuntu bajya barakavuga ati we rwose uratwite cyangwa bakareba mu mini hano ukajya bareba ukuntu agatima kari gutera vuba vuba ugahita bamenya ko utwite
hanyuma rero naje kumwana yego nibyo ati ni ukuri ko Imana umva uraberewe urasa neza ndamwana urakoze ariko ku mutima nkavuga nti nyine nta kundi hanyuma rero nageze mu kiliziya misa birarangira mama atangira kumpamagara ati uri hehe ati ndimo ndataha ese ugeze ni nyine ndimo ndaza gake gake ndetse ntabwo wananiwe ni nyine ntabwo byabura ariko gake gake ndaza kuba misa yarangiye 2:30 nageze mu rugo 4:00 ndi kugenda gake ngera mu rugo narushye no koga birananira mpita niryamira ndetse ntabwo urya ntiwapi mama nyine yarwaniye ishyaka pe mu buryo bushoboka bwose Imana ijye mu umugisha hanyuma rero haciyemo umunsi wo kuwa 5 no kuwa 6 buri buke Pasika iri bubi ku cyumweru navuze ni ubundi nzajya mbona nicaye natwise kuva ku kwezi kumwe kujya ku mezi 7 none numva ndananiwe ndicara none ukwezi kumwe nako kuburaho iminsi gahe ngo byari niko kunaniye kuwa 6 nyine abandi ukumva bagiye mu misa ya nijoro nge sinajyayo nguma aho ngaho ku cyumweru rero Pasika yabaye ntabwo nigeze njya mu misa ahubwo nabyutse mfite courage naho mtanegeza arakanu nyantekereza nkabani iyo umuntu ageze courage atwite abarinda kubyara nambaye ipantaro niko gambere nari nyambaye intwite maje kuyambara hari agasozi k'iwacu duteganye nambuka mu gishanga imvura yimaze iminsi igwa ndahasimbuka yegoko maze kuhasimbuka nyine ngo hakurya numva nta kintu na kimwe mbaye nazamutse ku gasozi inshuro ntabara nazamuka niruka nyine ndi muri siporo ko igihe nicariye nyine numvaga narambiwe kandi wari wambwiye ko inda yageze amezi angahe 9 yego wumvishe bikujemo gusuragenda yego naragiye nkajya nzamuka niruka nkamanuka niruka ngazamuka niruka mpaka inshuro 16 nzamuka niruka nkamanuka niruka wumva gutekereza iki se muri wowe ngiye numvaga ntazi imbaraga ahantu nzikuye kuko muri ayo mezi ya mbere nta mbaraga nari mfite no kujya mu kazi nyine nagendaga ariko akondo kumvaga papa ntahura na papa hanyuma rero narirukanse ndirukanka imyenda yasinduka amazi uri wenyine ndi njyenyine ngazamuka niruka nkagera hejuru ku gasongero k'umusozi nkongera nkamanuka niruka ngasubira mu gishanga nkongera ngakata nyine ku buryo ndi buzenguruke wa musozi mama ahagarara hakurya nyine hamwe mu rugo arandeba aravuga ati se umukobwa wanjye aka kanya arasaze bigenze biti ati nyine najyaga mbona yicaye ko niwe wabinganirije najyaga mbona wicaye nyine nkagira ngo nta nubwo ubuhari none ni iki kitumye uturumbuka ukiruka nuko kwambwiye ndamwangiye nari numvaga mfite imbaraga hanyuma rero naje kuryama ndumva binsekeje bigeze 9:00 z'ijoro kandi umva akantu kari kubitira mu mugongo kakagaragara kubitira imbere ndavuga nti mundi najyagahe kari nge wizize ntireka rero umwana w'abandi apfe kuko ndabyuka uwo muhungu wanteye inda yigeze kumbwira ngo umunsi nabuze umwana wanjye iwanyu mwese nzabarimbura kandi yari yabyanze yarabyanze nyine ndavuga umwana w'abandi arapfuye nyine gakomeza gutyo mpaka mu gitondo bigeze mu gitondo uri kumva ni kuwa mbere mbwira mama rero ndumva nazi ukuntu umeze mama yikojeje hanze ko negeranye n'amasenge aba arabimubwiye ngiye kumva barambwiye ngo ufata moto tuvira ndetse ndajya kwa muganga nyine ngiye kumva nta kibazo mfite noneho ngeze kwa muganga nyine aransuzuma arambwira ati rero ugomba kwicara aho ngaho witonze cyangwa ukaba ugendagenda gake kuko urabura nk'amasaha make ngo ubyare ati se ati muraho nyine wafungutse vuba vuba ndabona ubwoba buranyica nibaza ukuntu ndi bugende mu cyumba n'umuganga twenyine bitewe n'ukuntu mama yajyaga anganiriza mama yajya kukubwira iki yajya ambwira ukuntu iyo umugore agiye kubyara agenda nta kintu na kimwe yambaye wewe kanyambaye ubu muganga nawe arambonye nibyo watekerezaga
nagiye bama shambure ndaryama mama akambwira ati kuryama ntabwo ari byiza byuka ugende kugira ngo n'umwana abashe kuza yihuse. mama yaraguherekeje? yaramperekeje kuko nageze kwa muganga mu minota itarenze 10 yarangezeho. ndavuga se urateze turi wapinje n'amaguru ese iyo buretse ko nta kibazo mfite kuko nyine numvaga utwo ngutwo turi kumfata abati ni ibintu bisanzwe nyine ubwo nuko nagiye kwirukanka wenda nananiwe. mama arambwira ati reka tewe nta makuru ufite tugiye kubyara nese wabonanye na muganga ntiyego nigumira ngo ndyamye kajya mbona kuna abandi bamama bari gusakuza nakwibuka ukuntu mama yanganireho n'undi mukobwa w'inshuti yanjye bati ntegereje ko nzabona yagiye kunyanika Kabgayi kubera iki ndi gusakuza nyine ukuntu umuntu mufata akajya asakuza naragenda avuga mana ndaryama kijya gikubita nta kibazo nzajya ngigira n'igitanda nuko navuze hanyuma nyine ndagenda ndaryama abandi bamwe bakajya basakuza twari turi kumwe noneho umuganga aravuga ati iyo umuntu ari gusakuza ntagende biri kumurya kuko njye naherutse bansuzuma mu gitondo saa 1:30 bongeye kunsuzuma saa 2:2 kuko nabyaye saa 2:30. hanyuma rero muri ayo masaha yandi ntari nabyara nyine nkajya mbona ukuntu bari gusakuza ayavuganisha nyine ni mwisakurize ufite ishingiro njye noneho byagezeho nkajya nkubita nkumva umugongo wafungutse nyamara ibyo mama yambwiye byari byo n'ubundi se ubundi nabikoreraga iki niko utangiye kwicuza mana mfashemo umwana muzima simvire hano ubusa kandi nanone umwana usa na papa we nazaza afite ishusho y'iwacu. kubera iki wasabaga gutya? nyine hari ukuntu njya numva nk'abandi bakobwa babyariye iwabo bavuga ngo iyo umwana afite adasa na se iwabo nyine ntabwo bamukunda. iwabo wa hehe? iwabo kwa se w'umwana aho yavutse. ariko byibuze niyo yagize amahirwe akamukunda avuga ati umwana afite ishusho y'iwacu ko mu rugo nta muntu w'inzobe tugira usibye uriya mwana. ndavuga yakurura ishusho ya nyirakuru yakurura ishusho ya nyirasenge yaza ari se wawe yaza ari se ariko uko ari kose ntazasa n'abantu bo mu rugo. hanyuma rero Imana yo kabyara ati nta kibazo ndabigukorera. ariko nkabona hagati nsuye inyuma mo gato nkabona nageze kujya gusenga mu by'Imana nyine muri cya gihe nanyweye umuti wo gukoramo inda ndagenda ndasenga mu isengesho risanzwe mbwira Imana rero Mana nakoze icyaha cyo gukuramo inda ariko se imyenda y'umwana izavahe nzamwambika iki ni iki kizankura ku kiriri nyine kikanyondora vuba vuba byihuse ese ni amashereka nzayabona nzagira ubwoba bwo konta se nzamubyare ngende murambike kwa nyirakuru iwabo ubwo ndi kuvuga iwabo wa se ngende mushireyo ubundi mutima ukambwira nti reka wowe wabukoze ubujiji ntireba amezi 9 uramuruhanye uramubyaye arakunaniye nyine baba baravuze ati hano hari umukobwa ufite ikibazo cy'uko atwite ariko atazabona arera umwana ati uwo nguwo nyine nahumure ari kumwe n'ingabire zari umutagatifu. burya no muri katolike bahanura muri ubwo buryo? yego mu mbaga y'abantu bose mwajya gusenga barabivuga pe ariko nyine ntabwo bashaka kuza bavuge ngo wowe ubwo nyine bavuga muri rusange. njye rero nahise numva ko ari njye nyine ndavuga ni byanze bikunze ni njyewe none se ko ari njye wasenze nsaba Imana gutya ni njyewe. garutse imbere gato rero icyo gihe ndi kwa muganga hageze igihe nyine bansiga umuti imiti basiga ku nda ibindi gashoka none inda ndayibura burundu. ariko kuba njye nyitwite nari ntwite ariko umwenda nari nambaye ntabwo wagaragazaga ko ntwite kuko n'abaganga bazaga gusuzuma abandi njye nyine ukabona banciye bato navuga ni nyine buriya njyewe kuko bambwiye ngo iyi sayi ni ndabambyaye ahubwo nyine ni ibyo ngo bari kundeba. yego mama rero yaje kujya gusenga munsi y'ishyamba ry'ahantu Kabgayi ngo ni muri Gobyore ati Mana yanjye rero Chantal gume hano ariko ukomeze ugende gake gake. niko yakubwiye? niba rero yagiye agasenga none nda yaramfashe ntabwo nari mbizi ukuntu bimera ariko yaramfashe Mana none ndaribwa mu nda ariko nirinda gusakuza nirinda no kuva ku gitanda nyine nkagumaho. none haje nyine asanga narembye ikintu namubwiye nyine bwa nyuma ngiye kugera muri maternité nambwiye mama ndapfuye ariko nubwo mpfuye uzamenyera umwana nyine inshingano y'undi yari iri ku mwana. hanyuma rero yambwiye ati humura nta kintu uri bube
ati urabyara neza n'umwana waza ari muzima nawe dutahe twese turi bazima ni ukuri ndavuga se mama urimo urabinyizeza ariko ntabwo bimfata hanyuma baba mama twari turi kumwe barakomeje barasakuza byaje kugera igihe rero ndiramfata burundu mbura intege ziva aho ngaho rero hari ukuntu bajya bavuga ngo niba ari agasimba kaminitse naragiye ninjira muri materinete muganga ansuzumye arambwira ati genda uba utegereje ariko nyine anshyiraho biriya bambika abantu nyine bya serumu ati genda uba ugiye ku gitanda kigera ku muryango niba ari ka gasimba kabetse njye nabonye amazi ndavuga rero ndapfuye guhumeka birananira noneho baravuga ngo za soni nayo ifite zo guhura n'umuganga turi twenyine mu cyumba njyewe ubwo nyine naramwishyiriye kuko numvaga ngiye gupfa nkajya mvuga mana we basi ibyo uvuze reka ndamure umwana wenda ngiye ngende ariko none hagati mu kanwa se mana yanjye ningenda umwana wanjye azonkande ni se bazahita bamumenyereza amata nibyo watekerezaga ese kuki wumvaga ugiye gupfa kuki watekerezaga gupfa cyane nuko bere bitewe n'ukuntu nahumekaga ko iyo agasimba kamensi byanze bikunze wa mwana aba agiye kuvuga ese ninde wakubwiye ko ari agasimba nabyumva nyamama mu kigo ntabwo ari agasimba nari ufite imyaka ingahe ubu ngubu ufite imyaka ingahe ubu ufite 23 igihe wari ufite imyaka nari mfite sinundi nari muri 23 kuko nayo ntiruzura ubundi navuga yuko isuha yego ari muri kwezi kuri imbere we rero wumvishe nabi wumva agasimba ari agasimba urumva byamfashe ngeze mu muryango noneho umumaraza avuga ati reka ngufashe ngugeze ndamubwira nti hoya nibugumye aho ntabwo ntunkurikire niko namubwiye muganga aravuze ati urabona umukobwa afite courage ati nihorere nagezeyo rero muganga ati asanga niyurije kuri maternité azi ko we yaragiye kunjyana nayo asanga ndategereje ati ngaho rero ihangane usunika umwana aza ari muzima kuko nutabikora umwana waraza yapfuye ewe ndavuga none n'ubundi ya maraso y'wa mwana azakomeza nkurikiranye kandi ntashaka kumwica yego rati ndabikora arambwira ati nyine ukomeza wihangane dore wihanganye nta muntu ugeze agucishamo ijisho nta n'umuntu uzi ko waje kubyara ihangane ntagire umuntu ukumva sakoze narabikoze ko nasunitse inshuro 3 umwana ahita avuka ari kurira ndaje mama rero ngo yari yateze ugutwi yumve ko biri bumere niba ndi busakuze njye nyine yumve yuko bari bumbwire bikane nangasakuze kuko hari ahantu nyine hari ibitaro bubatse hirya kujyamo nyine n'amafaranga menshi kugira ngo ujye kubagwa kanyanse nkamugamo nta mafaranga dufite papa yanze kumfasha hari ahantu sinzagereyo narabikoze ndabyara akanya rero hano ndi mu mama twabyariye rimwe duturanye nawe n'ubundi yahise azabyarira aho hanze ko yaje umwana yaje urumva twabyariye mu isaha imwe 2:30 we abyara 3:00 muganga yatinze kunyambikira umwana numva mfite abashyishyi yo kumuterura nahise mbwira umutaraveri numva meza vuba yambikira umwana badamwambitse baje kumwambika mpita mwonse kuri bavuga ngo iyo wankeje bwa mbere ngo birakurya nta buribwe numvishe baje rero mama ati kuri buryo uri ikinya ntiyego nyine mbese ko wavuze yuko ntazasakuza nari gukora iki nari gusakuriza nde aje ambwira ati nukuri ko Imana irabikoze ndambwira ni Imana ihabwa icyubahiro kuko ibyo nashakaga mbigezeho navuye kuri maternité ariko wa mana we nshaka imyenda irenze iyo nari mfite ikindi kandi ngere mu rugo papa byibuze umunsi nageze mu rugo azaza aterera uyu mwana kuko bitewe n'ukuntu ajyaga ambwira numvaga batazamufata bwarakeye nyine mva muri maternité ubundi ubwo navuye muri maternité abandi nyine basigaramo njya ku gitanda twamazemo iminsi 3 papa ataraduhamagara atari yanatugemurira nyine ngo nk'umuntu wabyaye kuko icyo gihe nyine ndabyuka numvaga nta n'ikintu nshaka cyo kunywa niterera umwana gusa nyine numva ko byabaye twamazemo iminsi 3 ku munsi wa 3 rero papa araduhamagara ati se bimeze bite ni sawa noneho akambwira ati Chantal nkajya nsunika telefone komeza muvugishe biye ngasenga mu mutima ni Imana izamfashe basi byibuze amuterure mu ntoki ze ibyo byonyine birahagije baje kudusezerera rero tugera mu rugo ndagenda ndaryama twatashye ari kuwa 3 kuwa 4 mu gitondo cya kare mbere uko ajya mu kazi
nagiye kumubwira Chantal bimeze bite ni sawa ni bebe sameze ati abaramuteruye abaramujyanye nsigara ndyamye nyine nsigara nshimana navuga ni wa mana urabikoze rwose urabikoze ubundi hamwe mbura ikintu mvuga kiduka ndimo ndarira ndavuga se wa mana ubundi ubu se nawe azamubona amuterure nk'uko papa amuteruye nyine we yirengagije aho tujya tugunganira tuvuga papa ko nyine n'ubundi mu rugo ntabwo biba bimeze neza uri nyine navuga ko ese kuki wakundaga kugongana na papa wako kandi wakomeje ukavuga cyane ahubwo wari umunyamakosa kuki wakundaga kugongana ntabwo ari umunyamakosa ahubwo bitewe n'ukuntu yamenye ko ntwite abyumvisha akambwira ati use ndagukorera iki ndakwica ndakwirukana hano biragenda biti ndambwira nese ko byabaye yagize agahinda ko nyine urukumva ninjye mukobwa njyenyine ariko nyuma yaho nyine hari kabucera k'agakobwa abandi bose bankurikira ni abahungu ubwo nyine urukumva muri famiye z'iwabo nta muntu n'umwe ushobora kumvugisha ukumva bo ubundi bo baranciye niko nabivuga kubera kubyara nyine nabyariye mu rugo bahise bavuga ngo baraguciye cyane rwose nta muntu n'umwe wigeze ahamagara ngo avuge se byagenze bite kandi ni ahantu nisanzuraga ndavuga ni rero nibyanze bikunze nyine ndi kwiga iri ni ishuri ndimo ndanyuramo ry'ubuzima nyine ngo ndebe inshuti mbana nazo ndebe abantu nyine turi kumwe muri famiye se nyine sinabitindaho kuko njye mu buzima busanzwe ntabwo njya nkunda gutinda ku kintu mvuge ngo niba cyabaye nyine cyabaye niba ntashoboye kugikemura ntabwo bishobotse hanyuma se papa w'umwana yaje kumuterura papa w'umwana ntabwo yigeze asa n'ubu gusa arampamagara ese umwana ameze neza wampa ifoto ye nkavuga se ubundi nimwe ifoto ubundi bwo bizamarira iki nkayohereza arumva amafoto nyine akayabona akabona avuga ati nyine hari igihe kizagira nkaza kumureba kuko iwabo n'iwacu turaturanye kuko niba mu rugo nyine ni hariya Nyabisindu ibo ni hano mu cya kabiri nkavuga ni nyine n'ukuntu hatarimo urugendo runini ntabwo ari runini nagira umutima wo kumva ko we afite umwana azaza kumureba kandi ntanashaka ko duhura akareba umwana we njye ntabwo nzanga kumwereka amaraso y'iwabo rwose nzagenda muheke ngende mwereka umwana we nitahire ubundi witahire ni iki byaguhungabanyijeho kuba muri famiye yawe se utakihisanzura nk'uko wahisanzuraga ni iki byagabanyije mu buzima bwawe byarakigabanyije cyane kuko uri kumva cyane cyane nka ba masenge njyewe nyine nabafataga aho mama yabaga atari nabashyiraga mu mwanya wa mama nkavuga niba mama wenda turi buganire gutya bimwe na bimwe akabiga cyangwa yaba atabizi akabyihorera ndabya kwa runaka musure marayo igihe wenda nzaza narasobanukiwe we rero ukumva nyine papa we yitwaje yuko iwabo nta byahabaye akajya avuga ati bashiki banjye bose nta n'umwe wabyariye mu rugo we wabikuye yego nkavuga ni nyine nta kundi ubwo rero kuri uko ko kudahamagarana kudasurana nyine njye mba numva bimbangamiye ariko nanone nkasubiza amaso inyuma kandi nkavuga nti nta kuntu nzafata umwana wanjye ngo mureke ngo ngiye kwa masenge afite nimero yanjye yakabaye yarampamagaye akambaza uko umwana ameze cyangwa se wenda usibye kubibwirwa na papa ntabwo bazi ngo umwana ni umuhungu cyangwa umukobwa ndetse wenda niba papa yarabibabwiye ariko nyine barumva binjeni kuko kuvukira mu muryango rimwe na rimwe ugasanga mwatandukanye ni ikintu kiba kibabaje kandi nawe kikakubabaza ku bintu biba utikururiye badashaka nyine no kukumva ngo wumve impamvu wabyaye se nabikoze mbishaka cyangwa byarangwiririye nyine byarampungabanyije cyane kuko ubu sinabahamagara ntabwo mbisanzuyeho nyine ni ibintu bigoye ariko nyine nkabona mfite icyizere mvuga nti n'ubundi baragiye bazagaruka kandi bazaza mu rugo baze kureba umwana ntabwo nzanga kubereka umwana ko nyine azakuramba ziti kwa nyagusenge ni hehe mbimubwire byose ariko nyine ni ibintu bigoye ese ubundi Chantal ko ugitangira inkuru yawe watubwiye ngo wanze kwiga niki cyatumye wanga kwiga kandi ufite ubushobozi bw'ababyeyi yuko kibafite ni iyihe mpamvu ubundi nyamukuru yatumye uva mu ishuri njye ikintu cyatumye mva mu ishuri nakoze icya leta mu wa gatandatu
nza mu cyiciro cya 4 kuko nari navuze Imana ntabwo nzigera niga nayo nibibaho aho kugira ngo nyige amafaranga bari kuzama batanga mu minerval bazayame nyine ngoremo imashini cyangwa se nshaka ikindi kintu kiri bunteze imbere ngiye nkajya nkorera amafaranga navuze ngo ngiye ku ishuri bwo nyine bitavuga ndabiharira abasaza banje bari inyuma bajya babarihira ya minerval ngiye nshaka gukorera amafaranga kuko ndabyibuka abayobozi b'ishuri baje kundeba mu rugo baje baravuga ati se ko kitari kuza kwiga ubwo kumva abanyeshuri twiganye bari bageze mu wa 2 secondaire barambwira ati se ntago wagaruka ku ishuri ndabwira oya ntese uri kubura iki nta bikoresho mfite kandi ibikoresho ndabifite n'amafaranga sinayabuze umwarimu umwe nakundaga gufasha kwandika note ku kibaho arambwira ati mwemereye amakaye amarojisitire enye n'amakaye nyine matoya agera mu 10 ati uzaze ku ishuri nababajije ikibazo nabo baraseka barambwira ati narabaje se muzansubiza muzanjyana mu wa 2 ntarize mu wa mbere bati se urumva kujya mu wa 2 ntiyego bati nta kibazo nabwa ni hoya ntagera ku ishuri mukanjyana mu wa mbere kandi bareba runaka twiganye ngeze mu wa 2 biraje nyine barabimpa kubizana nabwa ntawo nzajyaho nahise nitorokera njya mu Ruhengeri ariko ngenda mu rugo babizi njya ku mushiti wanje iwabo ni hari akureteka ndagenda nyine niberayo mu Ruhengeri yego ya mana rero bigira amati rero Chantal itahire ni gihe 2019 corona nyine igiye kuza 2020 umutima nyine urangya akajya mbaza sugiye ndataye ese ugiye gukora iki ningiye kwiga kudoda nta gishoro mfite cyo kujya kwiga nta mashini nta n'igitekerezo mfite gusa nyine nshaka gutaha nyine nshaka ukuntu mubeshya kuko nawe yari umumama ariko atari yabyara ko numva yari amaze imyaka 4 hari atari yabyara ubwo kumva ninjye wari umwana hanyuma nyine aramwatse Chantal koko uragiye ndagiye ariko nzagaruka ariko ku mutima sinjye uruburote mvuye hanyuze Muhanga none se ukunda kudoda ndabikunda ariko ntabyo nzi uba wumva wabyiga se ngiye mba numva nabyiga nkabyiga mfite imashini yanjye nyine nyicaranye mu rugo hanyuma nkabona kujya kwiga kuki se wumva ko wabanza ukagura imashini imbere yo kumenya kwiga kudoda no kubera iki hari ukuntu umuntu yiga kudoda ko njya mbibona kuri bagenzi banjye yamara kwiga akavuga ati nzagura imashini namenye kwiga bikaba birarangiye igihe ayibonye n'ubundi bigasaba kongera gutanga amafaranga akihugura ariko nanone bikaba byiza iyo uyifite hanyuma nyine ukabona kujya kwiga nyine nkumva n'aka kanya niyo nshinga ubundi mba mfite igihe nikigera nzakora amafaranga ngura imashini mbone kujya kwiga ni ukuri Imana iguha imashini yo kwiga kudoda yego urumva ubwo nyine naje kugeraho aravuga se ngiye kumubeshya ko ntashye se mubwiza ukuri ko ntashye cyangwa mbyihorere nyine umutima mwambwe ati tahire wantu usundura gumanga uzi ko mu minsi iri imbere buhavi gute nahise nta uwo munsi hari saa 9 z'amanywa ndavuga ndataye ntuburagira Nyabugogo gute ndataha yewe nahise mpamagara umushoferi wa ukuriye Horizo cya Horizo narabamagaye sinamubwira uwo ndiwe ndavuga ati nshaka tike yo kuva mu Ruhengeri no kugera i Kigali no kuva i Kigali ugera i Muhanga unkatire arere turuna ari buhagarare arabinkorera ndamwishyura kuko nawe namumenye yajyaga za kurira nyine muri restaurant nakoraga yego abari bwo mumenya nyine nawe turamenyana kuko nakundaga kujya gukatishiriza uwo mumama akambwira ati genda ubwire Sharwa ko ari runaka gukatira igitiki arambwira ati nta kibazo nahise ngenda ndetse nta nubwo uri bukarabe ntireka mbanze nambare nakaraba nyuma mba ndambaye arambwira ati nyine nta kibazo nizagaruka nageze mu rugo haciye iminsi 3 niyewe ndi corona yaje batanya nyine kugumisha abantu mu rugo ndavuga ntawe mba ndabivuze yewe nawe mba ndamuhamagaye ndavuga nti subu nari kuva mu Ruhengeri n'amaguru ntabwo menyereye kuba mu rugo mvuge ngo ngumye mu gipangu umuntu aramfungiranye mbuheye aho ngaho nyine ndamubwira ati ngo nyine nuko byagenze atari nyine nawe nabicetse nubwo tutari tuzi ibigiye kuba imbere kuko nyine we twakundaga kuganira cyane yakundaga kukuganiriza yaranganirizaga pe akanganiriza ukuntu uburyo bw'umukobwa ashobora kwitwara ngo adahura n'izo mbogamizi adahura n'ibyo bibazo n'ibyo bibazo byose nahuye nabyo ariko njye ntumbaza aho nabitaye none se kuki utamwumviraga ni nk'iki yakundaga kukubwira
yakundaga kunganiza ko igihe umukobwa we ageze mu burumbuke nyine kubara ari amatariki akambwira ati iyo umukobwa ageze mu itariki abura nk'iminsi 3 kugira ngo ajye mu mihango arasama kandi ikindi cya kabiri iyo ayivuyemo nabwo arasama nyine nkumva ibyo ni ibintu biri aho nkabyumva yego kubyumva ariko kubibara bikananira kuko byarancangaga cyane vuba sinzajya mbarane bitewe n'itariki nkumva yancanze kuko nagiye mu mihango niwe muntu wa mbere nabibwiye mbimubwiye rero nyine arambwira ati bakoresha uburyo ubu n'ubu bajya kugura dukoresha abakobwa bifashisha anyereka uko badukoresha ndavuga ndapfuye n'ubu ngubu yaba ari mama nta kintu ari kumubwira kuki se utisanzura kuri mama wawe kandi ari umwana mwiza yaragufashije mama wanjye ni mwiza pe aranitonda ndanamukunda cyane rwose ariko nanone kujya kumuganiriza umuntu ucecetse kujya kumubwira se umukobwa ajya mu mihango gute nkabura ahantu mbihera kandi abana benshi batakuriye nko mu mijyi bakunda kugira icyo kibazo kuki mwisanga muri kondisiyo yo kutaganiriza ababyeyi banyu ngo ubabaze hari abandi bantu uzi bijya bibaho batari wowe yego barahari nyine ukumva nk'umukobwa mutari musanzwe muvugana araje kubaza ariko Chantal ntiwambabare ukambwira ukuntu umuntu ashobora kujya mu mihango nyine mbere yuko ayijyamo ashobora gusamana nyuma yabyo nyine nayo bitewe n'ubwenge bwanjye nkamusobanurira uko mbyumva akambwira se wajya ukabwira mama wawe nirekasha nirase yakubwira iki nyine ahita avuga ati tugenda nyine ugasanga ntabwo muganiri ubona biterwa n'iki Chantal nyine mbyemba mbona ari ubujiji kuko nk'iyo utabivuze gutyo wenda ngo mama ngo agufashe ni hano nyine usanga twabyaye nyine se kuki ababyeyi bo banga kuganiriza abana bo baracyifitemo iyo myumvire ya kera kuko nk'ababyeyi bo mu cyaro ntago wamusobanuza ikintu ngo akubwire nyine bavuga ati bazabyiga ku ishuri cyangwa se nimubwira aranseka nimubwira ashobora kuntwara gutya nyine akakwihorera agahitamo kukwihorera akavuga ati jyabona mukoresha imbuga nkoranyambaga mujye mubirebeho wageraho rero ugasanga yego barabikubwiye ariko nyine ubitayeho na mama wawe nyine ntimubashe kuganira nyine kwisanzura bikanga nonaha rero hari umwana wo mu cyaro uza kubona namara kukubona nawe ntazi ubwo buryo umuntu ashobora kugira gute umuntu ashobora kugera mu gihe cye cy'uburumbuke uri kubyumva kandi wenda akaba atanabona n'inshuti yabibaza akaba atabona n'uwo mubyeyi ngo abe yamubwira n'umubyeyi akaba atamubohokera ngo abe yabimubwira gira ikintu ubwira uwo mwana azakura he ubwo bumenyi kandi ntahafite ho kubukura njyewe ikintu cya mbere namubwira cyambere ni isanzure kuri mama we agende nyine babanze muganirize babanze baganire nyine yumve ko bari kwiyumvanamo bombi nyine yirinde kumuhisha nk'ibyo yamenye nyine abimubwire kandi mama we ari udashaka kubimusobanurira mama we rero nka mama we nyine nawe azashyiramo ubwenge yego ni umwana w'umukobwa pe kandi akeneye inama kuko nkanjye nyine utarabyumvishe nahuye n'ingaruka nyine zo kutamenya kubara cyangwa se ngo mvuge ngo hari nk'ikintu runaka weho warabyumvisha ahubwo ntiwabyitaye njye kubyumva nabyumvisha kuko narabiganirijwe narabyize natuze telefone ndi mutoya narayiganaga mu ishuri nyine nkajya numva ibiganiro biri kunyuraho kuko uyu muvugizi wa Kigali bita mama Claudine sinzi niba muzi hari utuganiro ajya akunda kunyuzaho tw'abanyampinga nyine akaba ari byo nkunda kumva bwira umwana w'umukobwa udafite umuntu yabaza aho yamenya ibyo bintu kandi yifuza kubibona kubyumva wamubwira iki yabikura he yabaza nde yabariza he kweri icya mbere kamere ku babyeyi ababyeyi nibo ruhare runini nyine dufite nk'abana b'abakobwa bo bakwiye kutubohokera nyine icyo tubabajije bakadusubiza kuko nabyo biradufasha kuko niba mama we yakubujije gukora ikintu nyine urakomeza uvuga ati mama yarambujije bizagenda gutya ndindamuka nteshutse ku byo yambwiye nzahura n'ikibazo iki n'iki icya kabiri rero nyine nibatubohokere bumve yuko ibyo tubabajije bagomba kudusubiza be kugira isoni be kuzana ya myumvire yabo ya kera kuko aho tugeze nyine tugomba kugendana n'ibigezweho hanyuma rero umwana w'umukobwa ashobora kuganiriza mama we ntamubwire ariko nubwo atamubwira ashobora nko gukora
navuga wenda nko kwegera inshuti ze nk'uko tuba dufite amatelefone y'amasimati bamwe na bamwe akegera mushuti uyifite yashaka yewe akamugura n'amayinite akamubwira ati we ntiza njye hari ikiganiro nshaka kumva nyine tuno tuganiro twa ni Nyampinga n'amashuri twabagaragara nyine bakagusobanurira njye numve hari ibintu nshaka kumva nyine nawe niba ubishaka tubyumvane yumve ko ibyo bya biganiro biri gukorwa ari we nyine bari kubwira yo kuvuga ati nyine ni ibyo ku nkoranyambaga ntabwo ari njye bireba ahubwo ubwe abyiteho kuko naramuka abitwaye muri wa murongo nyine azumve ko ari mama wundi uri kubimubwira kuko icyo gihe mama we ntabwo azaba yamuganirije ariko aho azajya kuri izo mbuga nkoranyambaga azabyumvaho nyine abitwara uko nguko abyumvishe yumve yuko ari mama we hanyuma rero nyine nabyumva akabyitaho ntabwo bizatuma agwa mu nko wenda se nabyita ngo ashukwa nk'uko twashutswe navuga yuko twashutswe kuko nka bine nk'iyo byakubayeho nyine wisanga mu buzima bugoye utaruzi wowe usire mu mama wajyaga umwumva njyewe naramwumvaga inshuro nyinshi naguraga amayinite akaba ari cyo kiganiro numva ngo cyaba atari we n'ubundi ngashaka ubundi buryo ndi bujye kuri Google nyine nkajya nsakingamo twa tubazo twose nshaka none se kuki wabyumvaga ukanguka uri kuvuga ngo warashutswe kandi uri kubwira undi mwana ngo ajye kubyumva kugira ngo atazashukwa kandi nawe warabyumvisha n'iki wabwira umwana w'umukobwa uri mu gihe cy'uburumbuke namenye ko ari mu gihe cy'uburumbuke abimenye neza nyine abyiteho kuko abahungu navuga ko baturusha ubwenge kandi nk'abantu dufite umubiri natwe tuhita twirukanka ntabwo tuba tuzi iyo turi kugana ariko nyuma iyo nk'ingaruka nahuye nazo iyo zikugezeho nibwo ubasha kuvuga ati nyamara bya biganiro numvishe iyo mbyitaho ntabwo mba muhuye n'ikibazo kimeze gutyo nyine nabanza ashishoze avuge ngo njyewe nihaye intego we nyine uko ari runaka ahitemo ubuzima bwe ashaka ariko kuvuga ngo ahuye n'ingaruka nk'izo nawe nazo ntabwo byaba ari byo yego hanyuma rero yirinde kuko abahungu bari hanze nyine badusukisha utuntu twinshi nyine n'ibihe bishuko bikunda kuba hariya hano hanze iwanyu cyane cyane muri kariya gace k'iwanyu n'ibihe bishuko bikunda kuhagaragara ni ibihe bishuko bikunda kuhagaragara ibishuko bikunda kuhagaragara ni nk'uko ushobora gukundana n'umuhungu nyine bitewe n'ikiwanyu bakwimye ukumva yuko nta kiguha nyine murakundana pe ariko nta kiguha nyine uraba umwisanzuyeho nawe bivuze ngo icyo ari bukwake cyose ntabwo uri bwange kuko nyine murakundana ariko se iyo usubije amaso inyuma nko ku muntu wenda nkanjye ubundi nk'iyo abahungu baduhaye amafaranga kuko njye nakuze numva yuko umuhungu umpaye amafaranga bansuzuguye yayampa nkayamusubiza akamwe se bimeze bite nkamwandiwe niba dukundana nyine nshaka dukundane twizerane ariko ibintu by'amafaranga aravuna pe impamvu wizeye se uriya niyihe impamvu nabyizeye ngiye bitewe n'urukundo twakundanaga yavuga ati rero nta mpamvu yo gukomeza kujya duhura gutya nyine nshaka ko tubana tugakora mariage nyine abimbwiye numva nibyo ndavuga isoni ku mutima isoni nakwambara ikanzu ikambera najyara mu murenge nyine kuri bazamura akaboko nkakazamura bigakunda ese nyine nahuza za nshuti zanjye we icyo wishakiraga bwari ubukwe wumvaga ko muzabana icya mbere ntabwo nigeze ntekereza ubwo nyine narabitekereje ariko nyine nkumva se mana nigera mu rugo nzaba nitwaye gute se nzavamo umugore kuki se wumvaga ko utaba umugore kandi deja wari we wumvaga ushaka ko mwakwibanira urumva ntabwo washukishwaga amafaranga weho wizeye urukundo yaguhaye kuki rero utizeraga ko uzavamo umumama mwiza se kandi n'ubundi uri umumama mwiza hari ukuntu nkatwe nk'umukobwa utarabyara nyine ntabwo aba abyizeye ni iki wabwira umwana w'umukobwa abana b'abakobwa bashaka bakiri bato ni iki wababwira oya nibabanze bagire bashishoze abanza arebe ku myaka ye afite kuko iyo ugeze mu rugo rukakunanira ntihandi usanga umugabo yagutaye yagiye hanze nyine mu bandi bakobwa ugasanga we witeye ibibazo no kujya uhora utekereza cyane uvuga mana umugabo arantaye urugo rurananiye nzabigenza ati nzabibwira iwacu gute iwe rero ku myaka ye afite
nabe bitewe n'iyo afite nyine nk'urugero tuvuge ndafite 22 naba aretse bumva umukobwa yashaka nko mu gihe kingana iki wenda nko mu myaka myinshi agashaka afite 25 n'itandatu se kuko icyo gihe wenda aba yaciye ubwenge ariko kuva kuri 25 gusubiza hasi reka da ntabwo nyine twirukanyira bwa bukwe kwa kujya kuvuga ngo nemeza abandi bakobwa ariko ntago biba ari byo ko tugera mu rugo tukicuza. hanyuma se waje gusubira mu nshingano zawe zo mu kiliziya? Aya ntago ndakomorerwa, ari ukuntu nyine babanza bakagukomorera ubwo nyine ubagarukiye Imana niko babyita, ukabanza ukiga amezi 3 bakongera nyine bakakwakira bakabatiza wa mwana nyine ukabona gusubira muri bya bindi bisanzwe, ukabona gusubira muri bya bindi bisanzwe. Yego, ubu nyine ndacyafunze ntago nabona ndajya mu kiliziya njye guhazwa, ubundi ndi kwiga. Waratangiye muri ya mezi 3? Waratangiye utangiye ko naratangiye bizaba vuba nzabatumira. Hari utuntu wagiye uvuga cyane, ni inema ni iki? Ni ingabire za Roho Mutagatifu. Ingabire za Roho Mutagatifu nizihe? Ni ukuntu yo gusenga nyine nk'abapadiri niyo bakunda kubitubwira, akavuga ati nk'ingabire za Roho Mutagatifu zishobora kugukoreramo bitewe n'ikintu ushaka gukora runaka, nyine kikakugendamo neza. Ni izihe se? Izo ngabire ni izihe? Icya mbere wenda ni ukuvuga ko uri gusenga, basi senga wizeye, wumva yuko isengesho wasenze nyine ryageze ku Mana. Ingabire yo kwizera. Yego, ingabire y'urukundo cyane rwose. Nizo ngabire. Nizo ngabire. Ubwo rero iyo babivuze baba bivugiye rimwe. Yego, baba bivugiye rimwe nyine. Ayavuga Imana yangize ingabire rwose uzimpe Roho Mutagatifu ngendemo ku buryo nyine icyo mbasha gukora cyose kigenda neza. Hanyuma rero ubike ndi kureba aka kanya ntago nitaye kuri se w'umwana ko niba adahari ntawe uhari, we niyumva nyine Nyagasani namukoreramo akamubwira ati nyamara hari ufite umwana azaza murebe, arumva kandi ntago nakwanga kumwereka umwana. Ikintu rero nkiza imbere ni ubuzima bwanjye n'umwana wanjye. Umwana wawe niki wabwira abahungu batera inda abakobwa bakabasiga kandi barabijeje urukundo? Abahungu rero nyine akenshi ntago bumva, navuga ko batumva ariko nyine banyihanganira. Ariko nko gutera abakobwa gutya inda bakiri iwabo bakundanye, ubu navuga ko urukundo rw'irari bo ntibarwibagirwe kuko bo badukunda bashingiye ku irari ry'umubiri wacu. Ntago iyo utekereje neza ukareba ntago baba bagukunda by'ukuri, kuko akenshi iyo umaze gukora ibyo ngibyo abona ingaruka zivuyemo ni handi yagutaye nyine yagiye. Iwe niba gukunda nagukunde by'ukuri, niba ari nayo mafaranga ntayaguhe nyine kugira ngo abanza gusuzuma arebe, kuko wenda nkanjye nihereyeho ntago nigeze nkunda umuntu kubera amafaranga kuko ndabizi ukuntu amafaranga avuna. Njye nambwe nti turakundanye nsabye urukundo nta kibazo ndaruguha, ariko se uri kubona njye ngukundiye ibyo ufite, uri kubona ngukundiye amafaranga cyangwa hari ikindi kintu uri kumbonamo? Ati nyine atiketse kwanza nyine nkareba ntago namenya. Ndambwira numva rero nkumara amatsiko, njyewe Chantal mwene ntuza ntabwo yangoze umuntu kubera amafaranga, ngukunze ukuri ubu uri umukene ubu uri umukire ufite ibya mirenge ku ntenyo, ibyo ntago mbireba kuko dufatanyije njye nawe twabigeraho. Kandi kubigeraho nyine ni handi mpamvu ufite amahoro mu rugo, mufite kumvikana, umwe nyine yizera undi ku buryo nta muntu uri bubangamira undi, mugashyira hamwe ubundi mugashyira hamwe. Ikintu wababwira ni iki rero? Bari ikintu nababwira rero aba bahungu, urukundo rw'irari ntibarwibagirwe, bakundane by'ukuri, wizeze umuntu urukundo, n'ibyo uri kumwizeza uzi ko uzabikora, kuko numwereka ko ufite amafaranga nyine uzayamuha. Niyo ndazajya avuga ati sheri wanjye nshaka amafaranga, sheri wanjye ibisuko byashaje, sheri wanjye nyine utuntu twinshi, usange nawe kumwihimuraho ni ukumutera inda, kandi n'ukuri ntabwo biba ari byo. Ntago biba ari byo, bitekerezeho bamenye ngo natse umuntu urukundo. Ese urukundo mwatse ntago ari urwirari cyangwa n'urwirari mfite icyo nshingiyeho, ariko nyine
babyibagirwa ibintu by'irari bakunda umuntu bazi ko bamukunze yego nyine bagiye muri urwo rukundo rwabo bamenyane niba abonye agize ikibazo gikomeye nawe rega nk'umuntu ashobora kwibwiriza avuga ati nyamara sheri wanjye abona ikibazo iki n'iki kandi nta mafaranga afite kamufashe ndebe yuko ari bubyemere kuko natwe abakobwa rega ntabwo tworoshye nese niba nkundanye n'umuntu ukanyereka amafaranga ndayakwaka ntabwo ndi bwitangire rwose umvura yampa byanze bikunze ariko ntabwo biba ari byiza kuko iyo aguhaye amafaranga nyine agutera inda avuga ati twaraguraga njye nawe twaraguraga niki wabwira abana b'abakobwa batakaza ishuri bakiri bato bakajya kwishakira amafaranga abana b'abakobwa rero batakaza ishuri ntabwo nababwira ngo nibarivemo nibakomeze bige bategure imbere habo heza kandi ibintu by'ibishuko nyine by'abo bahungu babyirinde none se n'izihe ngaruka wagize kuba utararangije amashuri yawe kuba ntararangije amashuri ujya ubyicuza ntabwo yicuzaho cyane gusa nyine ndatekereza nkavuga ngo mu myaka iyi n'iyi navuye mu ishuri kuko nasoje 2019 mu gatandatu mu myaka nanze kujya ku ishuri ubu mba ndi ku ishuri ubu ntabwo mba narabyaye ubu ngubu mba ngeze ahantu kure mba nsoje kwiga mba narabonye akazi iyo ntabyara biba byaragenze gutya ariko kuva mu ishuri nabyo ntabwo ari byiza kuva mu ishuri ntabwo ari byiza byibuze vamo ufite umwuga runaka uhita winjiramo ku buryo nta hantu namwe uri buhurire na ba bahungu nyine uhugire mu byawe urumva ariko kuvamo rwose uvuga ngo ugiye kwicara iwanyu sha nyine uhita uhura n'ibintu nawe utari witeze yego rero inama nabagira nk'abakobwa bagenzi banjye nyine nk'umwana uri mu ishuri we nakomeze yige ariko yiga afite intego navuga ati byibuze mu rugo babuze ubushobozi bwo kundihira ariko bashobora kubona ubushobozi bwo kunyishyurira wa mwuga ntibawukwishyurira ugende uwige ukore utitaye kuri ba bahungu kuko navuga ko ari nk'amahirwe nyine amahirwe naza uzabona umugabo nyine ba bahungu mukundana anagutware umuntu akore bwa bukwe niba rweshe banyeshema nyine baribone ariko utitaye kugendera kuri ibyo bintu by'aba bahungu hanyuma rero ikindi kintu nababwira nibitwararike birinde abahungu bari hanze kuko nabo ntabwo ari abana beza yego twese tugira umubiri ariko abahungu bari hanze ntabwo ari beza kuko hari abahungu n'abahungu basoje kwiga nyine ubona utazi ibyabo ariko nk'umuhungu ufite gutekereza uvuga ati ngiye nshaka kuzana umugore ese muzane ndamwiyereka uko ndi niba mfite ibintu niba ntabyo mfite niba kandi nta n'ibyo mfite tuzabishaka nanjye nawe nta nkunda nkundi ariko niyo kuvuga ngo muteye inda mugumishije iwabo ahubwo njye nawe tubyumvikane tubibwire n'ababyeyi tugende twibanire niba dushyigikira tubane niba byanga kandi dushingiye kuri rwa rukundo dukundanye ntibitewe na none kuri ba babyeyi niba tuvuge nk'urugero nkanjye nkundanye n'umuhungu ugasanga wa muhungu nyine ni umukene nta kintu na kimwe afite ni ugutangira kuri zero njyewe nyine iwacu twifite kuko nibyo biri kugaragara hano hanze njyewe iwacu turifite ariko ndabivuze nyine nyuma yo kubivuga nkajya mbona akangatereka reka nta mukene dushaka oya niba gukunda by'ukuri gute wanga kugenda mubyumvikane mubwire ababyeyi niba byanga nyine mubane gake gake bazagenda baza gake gake bazagenda babyeyi nyine bumva yuko ibyo bakoze atari byo kuko ntago azaba kwandagaje nkuko nyine nkatwe twese tuba twandagaye niko navuga ariko nyine natwe icyizere tuba dufite nk'abasingomada nyine umugisha wacu uri imbere tuzabona abantu nyine twifuza cyangwa se twifuzaga na mbere ko tubane nabo ariko nyine biciye mu nzira nzima twanatekereje reka ariko ibyo tuzatekereza nyuma y'uko abana bakoze. Ese ubundi abasingomada ni iyihe mico yawe udakunda? Abasingomada icya mbere nk'abasingomada nyine hari gutya kubyarira mu rugo ariko nyuma yo kubyarira mu rugo ugasanga n'ubundi nta cyahindutse akomeje kwirukanka muri ya mico mibi kujya mu kabari se kuko ngiye hari abo duturanye nyine njya mbona kujya mu kabari ugatangira ukigurisha nyine ntago biba ari byo niba byakubayeho wabyaye nyine byakire
utuze wumve yuko nta gikuba gicitse nta nka yacitse amabere rwose urumva nyine biyakire bakomeze bwa buzima bwabo batangire gushakishiriza abana babo ariko bidaciye mu ngeso mbi yego nyine bazarya nabi cyangwa se banywe nabi bidakwiye ariko nyuma bazagenda nyine ibintu bizagenda bihinduka ariko nibitwara neza ntago wabura n'umuntu waguha akazi mbwete ngwino nkwereka akazi ubasha gukorera wa mwana rero nk'abasingo madabara hanze bumva babyaye bumva nyine bafite ikibazo cy'ubuzima bwabo nibitwararike rega kubyara ntago bavuze ko utazashaka umugabo uzashaka pe ukora ubwo bukwe nyine wumva wifuza ushake n'umugabo wifuza ariko ibintu byo kwiyandarika ntibabyore kuko natwe twasigaye nubwo twabyaye bari kudusebya baba bari kudusebya kuko nk'iyo nahuye nabo nyine urikumva iyo twagendanye papa ahita avuga ati byanze bikunze azanye undi urumva ugasanga nyine badushyize mu nzira zitari nziza rero ni ukuri nibihagarareho nubwo babyaye nibihagarareho nyine bumve yuko nta gikuba cyacitse kandi ikindi nyine bareke gusuzugurwa n'abahungu kuko umuhungu aza akubwira ati nubwo wahaye uriya ukaba warabyaye nanjye urayama ntabwo yakwitangira niba afite igihumbi cyanjye ndamuhereza mubwira ati akira amata y'umwana byanze bikunze nanjye ndamubona ariko ntabwo biba ari byo ntibihagarareho ni ukuri ntibihagarareho abasigaye bari kukumva ni ukuri bose baguteza amatwi ntabwo ari bo bonyine babyaye kuko natwe twese twarabyaye ariko iyo wihagazeho ukavuga ati yego pe byambayeho ariko nubwo byambayeho erega uhita ugira inshuti noneho nyinshi z'abahungu uhita ugira inshuti z'abahungu ubu baragutereta cyane bakubwira ati nyandikishaho umwana bakubwira ati umwana rwose namukunda nyine iyo utekereje neza ukavuga ati nyamara uriya muhungu ntashobora kumbera nk'uwa mbere ariko nyine yego muravugana ntabwo wahamagara witabe ntabwo wanga kumwitaba maze umwana we ndacyakeneye kurera uracyakeneye kurera ese papa wuriya mwana agarutse akagusaba imbabazi mukajya mu yindi migenzo myiza bakora yo kwitegura wenda ubukwe mwabana byagorana kubera iki yego byagoranamo gake kubera iki dore ukuntu byangora nyine yego pe ntabwo mucira urubanza kuko nawe ibyo arimo ntabwo ari we yego yanteye inda yumva yuko nyine birangiye ariko ntabwo aba ari we kuko agarutse akaza avuga ati rwose narakosheje gutya byagenze kuko nyine ndakwitaza njya kure yawe kandi mbizi neza ko ari njye twabikoranye kumwakira namwakira ariko nanone nkamuha agasopa ugutse nkamuha agasopa nkamubwira rero ibyabaye dore icyo byavuyemo kandi nawe urabizi uko witwaye byibuze gerageza niba ushaka ko tubana ubu nyine uzongera kumbona twageze mu rugo yego dukundane pe narakobariye byarabaye nyine naranabyihanganiye nyuma nza gusanga nyine atari wowe kumwakira namwakira niba afite n'iryo jambo rizima ryo kubwira ababyeyi akaza akabivuga nakubwira se ngo ngwino twijyanire gusa oya byagora nyine ntabwo namenya yuko nshobora kugera muri rwa rugo yego nagiye ni umwana rwose tugezeyo nyuma njye ntekereza ko najya mpura n'ingaruka yajya avuga ati ese n'ubundi ko n'undi namuteye inda arabyara n'ubundi aje yagemera kwihanganira bya bindi ugasanga za ngeso ze n'ubundi yakoze cyangwa se yatangiye ntwite ngewe kugeza mbyaye n'ubundi aracyazikomeje ugasanga rero nikuyeho narindi ahubwo ngiye guhangayika kurushaho nta mwana simbashe kumukorera Chantal ukuri Imana yo mu ijuru iguha umugisha kandi n'ukuri waganiye neza uzi ubwenge n'ukuri Imana iguha umugisha hanyuma abana batakunda kuganirizwa n'ababyeyi n'ukuri wababwiye yuko hari ahantu bashobora kujya bareba interinete yaraje bakareba amakuru ariko tubwira n'ababyeyi ku bana bagifite amahirwe yo kuba bafite ababyeyi yuko bo bagira gute babafasha kubaganiriza kugira ngo ibintu badasobanukiwe ku buzima bwabo bakabasha kubisobanukirwa batarahura n'ibishuko kandi abana bafite ababyeyi cyangwa se abagiye nama beza nk'uko Chantal yabagize
ariko ntabashe kubumvira, twababwira ngo mujye mwumva inama ababyeyi cyangwa se abantu babaruta babagiriye, kugira ngo za ngaruka za bya bintu zitazabageraho kandi mwari mwarabashije kumva inama. Rero reka dushimire umutumirwa wacu no kuri wagize neza. Imana iguha umugisha kandi Imana ikomeze ikwagure. Imana izaguha imashini yo kudoda, uzajya udoda udukanzu twiza nk'ako ngako waje wambaye. Uze gushimira mama wawe kubera ko yaragufashije, kandi nawe ujye umukunda. Uzirinde ntuzagwe mu bishuko ngo wongere uzane undi mwana kandi ukiri mutoya, nawe uracyari muri ya myaka wavuze yo kudashaka. Kandi abandi bana mungana, kuko wari ukuriye urubyiruko. Ntekereza yuko bagiye kugutora ngo ukurire urubyiruko ari uko babona ko wagutse no mu mutwe. Ntukagire ipfunwe ngo unanirwe gusubira mu mirimo yawe, ntukagire ipfunwe ngo unanirwe kongera kwiga usubire mu nshingano z'ikiliziya wakoreragamo cyangwa se wafashaga gutunganya iki. Njye ntabwo nzi ibintu cyane byo muri korali, gufasha nyine abana b'urubyiruko. Izo nshingano zawe zose mwifurije yuko wazazisubiramo kugira ngo ukore umurimo w'Imana, kandi Imana izaguha amahirwe utunge urugo rwiza. Ni ukuri n'umwana wawe ni mwiza, Imana izakomeze imukuze. Reka dusezere abantu bari bakurikiye ikiganiro The Struggles of Single Mothers. Mwakoze cyane kubana natwe, reka tuzasubira ubutaha. Bye. Bye bye.